Hello guys, nizere ko meze neza. Uyu munsi ndaje ko tuganira Kia Sorento 2021 igikondo Majerwa. Hano harimo imodoka ebyiri zamaze kugeramo za 2021, mwiko ko 2024 ikirimo ya hybrid. Zose n'aba hybrid tugiye kuganiraho. Reka nze mbereke imodoka murebe uko nimeze tugane ku maoso yayo. Hello guys, nizere ko meze neza. Uyu munsi ndashaka ko mbereka Kia Sorento 2021 ya hybrid. Dufitemo ikara y'umukara, tukagira na grisuri. Muri kubona imodoka hano yagezemo, grisuri ni iyi ngiyi, murabona ukuntu isa imeze gutya. Ndashaka rero ko tuganira ku modoka, reka mbereke uyu mukara tubere tuganiraho by'igihe kinini kugira ngo murebe option zayo ko zingana. Iyi modoka ifite amakamera menshi, ifite kamera ya hano yorohereza shoferi mu gihe ari gutwara ngo arebe imbere neza. Ikindi igira kamera hano kuri side mirror, muri kuyibona. Ikindi turebe interior yayo, mbere ko turebe interior kambanze mbereke body y'inyuma ukuntu imodoka isa. Murabona ukuntu imeze, ni imodoka ya hybrid. Iyi modoka ifite moteri ya 1.6 1.6 ya hybrid car. Wibaza ukuntu inywa, ni imodoka ibinywa neza cyane bihagije, yorohereye umukiriya n'uyitunze kugira ngo imufashe kuri fuel consumption. Nshaka kwereka interior yayo kareba uko imeze. Wow, interior yayo imeze gutya. Memory seats abakora neza cyane, none bigusetingira aho uri bwishe bitewe naho wayisetinze nawe nka shoferi. Interior yayo imeze gutya. Iyi modoka yagenze ibirometero 168,751. Interior ni uko isa, roof irasekura n'umukara, ifite ama option menshi. Reka mbereke ay'ingenzi. Okay, reka imodoka tuyatse manze murebe imodoka yacu tuyakije. Murabona ukuntu system yayo imeze, iti kwereka ni bya bindi uko nk'ubiri kuri hybrid system. Muri kubona kara ka modoka uko gashushanyije biragaragaza ko ikoresha hybrid system. Mugiye kujya dushaka ko ijya kuri moteri ukabibona ukuntu bigenda kwereka. Reka tujye kuri accelerateur gato. Imodoka hybrid iyo waxereye gato, ugiye kuri pedo gato ukaakselera, ibikeneye imbaraga itijya kuri moteri. Mwabibonye ihita kwereka ko ivuye ubwo iri gukoresha moteri hybrid uko ikora. Moteri yayo iyiriho ibicaginga bateri za hybrid, bikwereka ko ubwo moteri gucaginga umuriro wa hybrid nishyiramo umuriro system ubwayo yumva ikeneye gukoresha amashanyarazi, iraza gukupa ikoresha umuriro wa electric. Ubwo nuko bigenda ikoresha ya mabateri nyine, ubwo igenda yikoresha, ntago ujye uyiha command, ubwayo ni imenya ngo ese ndakoresha iki. Iyi modoka iroroshye, iri mu gikoreya, kuyishyira mu cyongereza biroroshye. Tuzo kugenda tubigarukaho. Air condition system irakora neza cyane, already imodoka iri gukonje ndi kubyumva. Ishobora ko iragufasha ko wakoheza umuyaga mu isura yawe, mu mavi biroroshye cyane. Muri kubona ku mugenzi nayo biramworoheye, ni hano na hariya hose. Iyi modoka ifite ama speaker, ifite speaker hano kuri dashboard, ikagira speaker hariya ku nkingi, ikagira izindi hano. Ifite ama speaker menshi, ni imodoka ifite umuziki uhagije ku muntu ukeneye imodoka ifite umuziki mwiza. Option ni nyinshi cyane. Murabona ise ya setting ituma imodoka utarenga umuhanda mu gihe utwaye, urenze umurongo ikugarura igushyira ku murongo ugomba kugenderaho. Butu ushobora kuba wayifungura hano cyangwa kuyifungiraho upressinze hano. Already butu murabona yazamutse, wakongera ugapressingaho uholdinzeho, butu iramanuka. Murabona wabyikorera uri hano mu modoka. Muri make iyi modoka isa ama option menshi. Imodoka hano tukoresha turayiguha, ifite hano wa charginga telefone uyirambitseho, wa charginga wireless charger hano irambika rose telefone ko chargingira. Kirushaje gucharginga nyine ifite amaport ku buryo bworoshye, biraza ko gucharginga. Shifter yayo ni aka kazeru, shyira muri drive mode irakora, shyira muri reverse mode. Murabona ko buri kimwe kikwereka hano
muri screen, tugasubira muri parking no pressing button. Nuko iyi modoka hano imeze. Ikindi nshaka kubereka, reka mbereke nyuma y'i 60 camera idisplayingaho, reka mbereke mundebere ku imodoka displaying muri bishusho ryayo bifite. Ni imodoka nziza ikora buri kimwe cyose. Nshaka kubereka umugenzi w'inyuma ese option byibuze runaka bafite ni zingana iki. Prime nizire ko muyizi karingiye hano. Iba hano, reka mbereke option za hano z'umugenzi w'inyuma byibuze izo abasha ku accessinga. Hano umugenzi w'inyuma hano afite aho yashyira coffee cyangwa se amazi na fanta. Ikindi ibi mu bimenyeye ku Kia Sorento, aka karido bakabikora neza. Aka karido niko abasha gukoresha mu gihe akeneye ko ikiro cyaho kiri hasi umuyaga winjira neza mu modoka. Aka ngaka aragakenera cyane, ashaka kongera kakamanura. Ikindi murabona ashobora gucaginga telefone hano, iri hariya cyangwa agacaginga hariya hasi. Murabona hose birakunda. Izi ni za memory setting za seats, bitewe nuko ashaka kuyigira, ese akeneye ko iba comfortable gute, byose umugenzi hano arabikenera akabikoresha. Muri boot yayo hano inyuma nahaberetse, muri boot yayo reka mbereke murebe ese ama option ifite hano muri boot arangana ate. Ngo ndi hano pressingira nko twapressingaga muri boot y'iyi modoka hameze hati. Iyi modoka nko muzi Kia Sorento ni imodoka zigira imyanya 7. Intebe zindi ngizi hano ifite intebe hano, intebe zikiri nshyashya uko mubibona. Air conditioning system irahagera, ya charging hano telefone nawe mugihe ukeneye gucaginga. Iyi modoka ifite amabuse menshi. Ni karibu rero iyi modoka igikondomajirwa iragura $45,000 nkuko nabibabwiye. Izi ntebe ushobora kuba waziryamishiriza hano, urabona izi buto ziryamisha intebe za hano. Urabona bikenewe nuko waba ukeneye buri kimwe. Iyi modoka ifite ama option menshi. Murakoze cyane rero, ni karibu, ndabashimiye.